Waramutse neza, amahoro y'Imana bane nawe, wenda nimwiriwe amakuru. Iki gitondo mvuga mu gitondo buri gihe kuko ari bwo nkora ibiganiro, ariko ushobora gushyiraho ibiganiro nimugoroba, wenda ni nimugoroba. Ubwo navuga ngo mwiriwe, mumeze mute? Ndabashimira nanone mbikuye ku mutima ko mugenda mutwereka urukundo, kandi munabona ko mutubwira ko ibi biganiro byacu bibafitiye umumaro. Turi mu biganiro by'iterambere, turi mu biganiro byo kwimenya, ibiganiro byo kubaho neza, by'imibereho myiza n'imibanire myiza. Ariko uyu munsi ndashatse ko nanone twajya tukagaruka ku biganiro by'iterambere. Hari abanzi 7 b'iterambere ryawe. Birababaje ko nimvuga abo banzi 7 ushobora gusanga harimo n'abakunzi bawe, ariko wihangane, ugenda urekuramo gake gake kugira ngo tugere ku iterambere ryacu. Navuze ngo ibintu 7 bikubuza gutera imbere. Twashaka kuba ibintu 7 bituma utera imbere, ariko uyu munsi nahisemo ko tuvuga ibintu 7 bituma abantu tudatera imbere. Ntabwo ari ibitekerezo byanjye njyenyine, ni ibitekerezo by'abahanga batandukanye nakusanyije. Nagiye nsoma ibitabo bitandukanye, nagiye numva imbwirwaruhame z'abakire, z'abahanga, z'abantu bageze ku iterambere, z'abayobozi b'ibigo bikomeye ku isi. Wenda ntashatse kurondora kuko ikigamijwe ntabwo ari ukubabwira mu by'ukuri ingano y'ibitabo. Icyo ngamije ni ugukuramo bimwe mu by'ingenzi abantu bahurizaho. Kimwe muri byo abanyafurika kandi dukunda gukora ni uko umwanya wa social life cyangwa fun, ubuzima bwo kuba hamwe n'abantu benshi, ibirori, iminsi mikuru, kuryoherwa, gusohoka. Niba ushaka gutera imbere rero, gabanya umwanya w'imikino, amasiporo. Abantu benshi babyuka mu gitondo kare, in the morning, Sunday, the whole Saturday, ukamuhamagara ukamubura yagiye hehe? Muri siporo. Ushobora kuba siporo ntago nayivugaho byinshi kuko ni nziza cyane, ariko ntago buri wa gatandatu wahora upangira kujya muri siporo umunsi ukarangira. Social life, kujya gusura imiryango, kujya ku mazi, kujya mu birori, kujya mu minsi mikuru. Buri munsi twagiye ukaba ufite ibirori, bridal shower, most ku badamu, baby shower ukayivaho, ejo ukajya mu bukwe, ejo kava mu bukwe, ejo mundi twagiye mu gushyingura abo twiganye, abo twaturanye, abo twakoranye, abo tuziranye. Ugasanga umwanya wacu wose every time hari imyanya nyine. Ubwo nuko mvuze ngo samedi ndavuga, ariko mu buzima busanzwe ugasanga iminsi yawe myinshi okipe cyane cyane samedi, kandi mu bintu bidashobora kukuzanira n'igiceri cy'atanu. Igiceri cy'atanu ubwo ndavuze make, bidashobora kukuzanira n'amafaranga 1000 kuri konti yawe. Social life yigabanye kugira ngo ushobore kugira ku bukungu cyangwa se ku bukire. Ariko ndavuga ngo social life nkibagirwa social media ko nayo ari part of social life. Uzi izi telefone zisigaye zimeze nk'arizo zidufite kurusha uko twebwe tuzifite. Control yazo ni ikintu gikomeye cyane. Kandi noneho like me, hari igihe nashobora gufata the whole weekend ndi kureba amaseri y'amavideo, y'amamovies. Video ikatangira kuri episode 1, ukagenda ukajyayo 2, 3, ikagera kuri episode 80, ukajya gushaka filme yagezweho. Ibyo bintu bikagufata umwanya wawe munini cyane. Kubaho mu buzima bwawe ugashaka guhora umeze nk'umuntu ushaka kwemeza abandi. Ubuzima bwo gushaka kwemeza abantu ukaba ari bwo buzima wiberamo, ubwo buzima buzatuma ukena. Ubu ni umwanzi w'iterambere ryawe. Gufata umwenda, njyewe ariko ntago ndi kubabuza kwambara, ariko ukavuga ngo oya, mu bukwe bwo kakanaka nahahuriye n'abantu, ubu se niba mbona imyenda nari nambaye, ubwo bavuga ngo iki? Ukahita uvuga uti ngomba kuzajya mu bukwe butaha, ngomba kuba mfite umwenda mushyashya. Kandi uwo mwenda wenda uguza amafaranga utigeze usevingira umwenda kubera kugira ushaka impressiona, kwereka abantu ko wowe
you are not the one they are thinking, uri uwundi muntu. Hanyuma ugasanga waguze inkweto nshyashya ngo babonye ngo wambaye inkweto z'umutuku ngo ntabwo wazisubiramo ngo abantu batazakubona. Iyo ubaho mu buzima bwa impression, wimpressiona abantu, uzaba ufite umwanzi witwa gushaka kwemeza abantu. Ntabwo wakwemeza abantu bose. Amasakoshi ahenze y'amaklasi, kuba mu nzu zihenze, ugasanga urugero rw'ubuzima bwawe mu by'ukuri ntabwo rukwiranye n'inzu ubamo. Nta nubwo uba mu nzu kubera ko deja abandi bagomba kuyibona, uba mu nzu kuko ariyo ubona ushoboye kubamo, cyangwa uba mu nzu kubera ko hari ibindi bintu ufite byo gupanga, byo gutekereza, byo kwagukiramo. Nuba mu nzu ya class uzagira ikibazo kuko ufite umwanzi ukonka kandi udafite icyo mwonsa. Ndabikubwiye uzabibona. Expenses houses, expenses cars, imodoka zihenze ngo ntabwo watega moto, ugiye kwa muganga wateza taxi voiture ni byiza, ushobora kuyitega nimba urwaye urembye. Ariko nanone sinzi ko ubuzima bw'abantu muri iyi si twese turi ku rugero kuko twahora dutega taxi voiture kandi dushobora no kugenda no ku bindi binyabiziga. Njyewe ntuye ahantu harambitse mu mirambi, abantu benshi bagenda ku mamoto cyangwa bakagenda no ku magare. Njya mbona so many we call rich bajya bagenda no ku magare, ariko abantu basa nkaho twita ko basanzwe, akavuga ngo ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kugenda kuri moto. Ntabwo mvuze ngo tugende kuri moto, ariko niba ubona mu by'ukuri ariko byari ariyo level ugezeho yo kuwufata cab ukaba ushaka gukora transport, ariko niba ayo mafaranga wayakoze ibindi bintu bishaka kwagura, stop. Indi ngingo, undi mwanzi, ariko undi mwanzi dufite kugeza uyu munsi, abanyafrika mumbabarire kuko nibo nzi, cyangwa se abanyarwanda dufite, ni ukuvuga ngo njyewe ntago natinyuka ko abantu banshishamo ijisho. Abantu bagucishamo ijisho gute? Ijisho ryawe niryo ryonyine ugomba guha agaciro, niryabo yego nibyo, ariko ntago twambarira abantu gusa, natwe ubwacu tuba twiyambariye. Niba uzi kwambaye imyenda idakojeje isoni, nabyo wagerageza kutabyitaho cyane kuko byagusubiza inyuma mu iterambere. Hari umugabo nakunze kuvuga witwa Robert Kiyosaki, ni umugabo n'umwanditsi, ni businessman, n'abantu bazi ibitabo byiwe. Hari igihe yavuze ngo rich people buy lasting things, ariko poor and middle class tend to buy fast ibintu bishira. Reka mbivuga mu Kinyarwanda, avuga ngo abakire bagura ibintu bisanzwe, ibintu bishobora gushira, reka mvuge asset, cyangwa ibintu bishira bitinze, bishobora kubyara ibindi, bishobora gushira ariko byabyaye ibindi. Naho abapuwa cyangwa abakene n'abantu baringaniye bigurira ibintu binini, iPhones, imyenda, inkweto, ibintu nyine byo kwereka abantu bitari bubyare andi mafaranga. Mu yandi magambo, aba rich bagura ibintu bibyara ubukire, naho abaringaniye n'abakene bagura ibintu byo kwemeza abantu ko bakize kandi badakize. Hanyuma umwami Salomoni we mu migani yaravuze ngo hari abantu, there are people who tend to be rich, who pretend to be rich. Hari n'abandi kandi bari poor. Hari n'abandi bari poor pretendinga nko kuba bakire. Nibyo ndi twavugaga. Hari abakire wareba ukantu biyambarira ama-t-shirt, wowe nawe washobora ku accessinga, washobora no kugura, ukavuga uti ko mwana uriya muntu uzi ko natangaye, uzi ko uriya muntu ari umukire, akora ibintu aba yambaye biriya bipira we. Nibyo, hari abantu b'abakene bigaragaza nk'abakire, ariko hakaba abantu b'abakire bigaragaza nk'abantu basanzwe badafite, bagatangarirwa n'abantu babavumbuye. Ntabwo turi kwiganaho kuko life is not competition, ahubwo cyangwa se garagara uko uringanire, ureke kwimpressiona, ureke
ukangaranya abantu, ureke kwemeza abantu. Sinzi niba munyumvise mu migani 13 nuza kwasoma 13 umurongo wa 7 yaravuze ngo hari abantu bigira abakire. Nicyo ijambo ry'Imana ryavuze hariya mu migani ko Salomon yavuze, umwami Salomo. Hari abantu bigaragaza nk'abakire, wajya kugenzura ugasanga reka daha nta kintu bibereyeho. N'abandi bantu bigaragaza nk'abantu baringaniye ariko bafite ubukire, bafite wealth, bafite ubukire. Abo ngabo nibo bantu bundi nyabo baba mu buzima buri simple. Nuko bajya bavuga ngo abakire si abantu, nuko ahubwo uba ushaka ko ibintu byabo babiguha. Ibintu byabo ni ibyabo, ntago ari ibyawe, ahubwo wowe akaba bibigiraho. Noneho abantu bo turimo turazamuka dushaka abantu baduhe their wealth. Barabuvunikiye inshuti yanjye. Wowe urimo kwambara ikanzu y'ibihumbi 80, 100 kandi uhembwa ibihumbi 100, we yambara umwenda y'ibihumbi 30, 20 kandi ahembwa ibihumbi 300, 500, miliyoni. Noneho ugashaka ngo aguhe ku mafaranga yigomwe ibyo bintu wowe ufite uyu munsi kugira ngo aba afite ibintu afite. Sinzi ko numvikanye nicyo nashaka kuvuga. Hari umugabo witwa Thomas Stanley, nawe igitabo cye, hari igitabo yise ngo The Millionaire Next Door. Nacyo kirimo amakuru meza abantu bakunda gusoma, abantu bakize bakoze bavunitse. Yaravuzemo ikintu cyitwa ko yavugaga nawe ikintu cyitwa kudatwarwa n'utuntu turaho dushira uwo mwanya tudafite ibintu bizagira umumaro mu gihe kizaza. Ntarambiranye hari ikindi kintu cyitwa entertainment, social media, amasaha tumara kuri social media. Nago nanjye navuga ngo sinyamaramo, ariko se can you use your social media for investment? Nimba social media igufata igihe kandi ukaba ushobora kubona umwanya, kuki utataninga into ibintu bishobora kukubyarira? Social media, Facebook, social media when ushobora kuyitindaho ariko ukavuga uti ngiyewe ndi mu kazi, nubwo ushobora kurangara rimwe na rimwe ukavuga uti inkurura, ariko ukavuga uti nzi gukora amafaranga kuri social media. Mu buzima bw'uyu munsi none social media dufata umwanya munini, entertainment dufata umwanya munini. Yenda ushaka kuba ukunda football, ushaka kuba ukunda gym, ushaka kuba ukunda iki, ariko gerageza no muri ibyo ntibigutwara umwanya, ubyihorere. Ko turi kuvuga abanzi badutwara igihe kandi n'amafaranga cyangwa se n'ubukire. Ugasanga sometimes you spend 6, 7, 8 hours urimo kuganira n'abantu. Abantu benshi bakunda kwicara, nivuga ngo abagabo ariko n'abagore. Most of Africans dukunda kuganira, natwe twese turabikunda, ariko niba uganira n'umuntu amasaha 8, amasaha 9 ni ikibazo gikomeye. Ikindi umwanzi wundi ni igitanda, kandi abantu benshi turagikunda. Abantu benshi baravuga ngo gusinzira ni byiza. Ni ukuri ni byiza, biranaryoha. None ibitotsi bya kumanywa, ibitotsi bya mu gitondo biraryoha, n'umuntu wese yabyifuza. Ariko nawe igitanda n'umwanzi w'iterambere ryawe. Gabanya umwanya waryamaga, wenda uzabona impinduka zikomeye cyane. Gushaka guhita ubona umusaruro nayo ni umwanzi. Ubwo ngeze ku ngingo ya gatanu, umwanzi wo gutera imbere ni uguhita ubona ibifaranga utabariye ugahita ushaka kubibyaza. Just hari ikintu wakundaga wari ukeneye ugahita ushaka kukigura. Urimo kujya muri danger z'umuntu yarafite iduka rinini, ahita abona aragenda afata inguzanyo kuri banki, afata 3 miliyoni, ajya ahandi afata miliyoni, afata ahandi miliyoni, ahita abona miliyoni byinshi. Yaratangiye gucuruza ibintu, asigaye acuruza nawe abantu bamuranguriye. Ajya hirya aho ngaho abona abantu basigaye bamukopa, bakamukopa 5 miliyoni. Botike y'iruzura, abona amafaranga, akabona amafaranga muri kesi, ariko ntatekereze ngo aya mafaranga nayande. Nicyo kibazo abantu benshi bafite. Ahita avuga ati okay, inzu yanjye burye ikeneye amarangi, arahindura igisenge, ashyiraho twanexe, abombisha amatafari, aravidura amafaranga. Igitondo kimwe yibona ari hasi, abamwishyuza babaye benshi, business arayigurisha,
inzu arayigurisha ntibyanavamo, up to now aragusuragoringa no gushaka gusarura vuba vuba. Narivuze ngo wikwihutira guhita utangira gusarura uwo musaruro wawe, ngo uhite ushaka kumva ko utangiye kuryoherwa no kuba muri ubwo buryo bwo kuryoherwa cyane, kuko nutangira kuryoherwa ugatangira guhindura ibyo kurya, ugahita utangira guhindura imyambaro, ugahindura look y'inzu yawe, ugahindura ukagura ibibanza. Mama cyangwa papa cyangwa se inshuti yanjye, umusore mukobwa, urimo gusohora amafaranga ariko utakoreye. Sinzi niba wayakoreye cyangwa niba nayakoreye, wakagombye kuinvestisa cyangwa kusevingira mu bihe bindi biri imbere, kugira ngo icyo kintu wifuzaga kiri ku mutima wawe uzaba ugifite, utarinze gusigara ubusa. Ikindi number 6 nababwiye ko ari ibintu 7 ni ukuva muri comfort zone, kuva ahantu umenyereye, wumvaga umenyereye abantu baho, ukumva umenyereye imikorere yaho, kwaguka ukavuga ngo hano ushaka ko bitagenda ariko harana hajya wenda bishobora gukunda. Nimba utuye i Kigali, uzabonesha batuye muri Kigali badashobora no kuba bashobora na Kigali, ariko kubera ko bamenyereye Kigali ni umurwa mukuru rwose ni byiza, ariko ntago mbizi neza kandi hose bafite ibintu bakora kandi bibyara inyungu. Ese wahinduye ukareba n'ahandi, ndi kuvuga Kigali n'intara, ariko ngiye kuko ndi Kigali ushobora no kujya mu wundi mujyi, ukajya Kampala, ukajya ngiye kuvuga muri Congo, ukajya Congo, ukajya Tanzania, ukajya Dar es Salaam, ukajya Bujumbura, ukajya kure, ukajya mu bindi bihugu bya kure, ukajya mu Mombasa, ukajya abantu benshi baragenda bakareba nimba ufite some savings, kuvuga uti tudufaranga natubitse kubera impamvu izi nize zo kuzagura mind yanjye, kuzaguraho apana kwagura ahantu nshaka kuzagera, ukagenda ukareba. Ibyo ndi kukubwira nanjye njye mbikora. Ntago wagera ahantu ngo ukomeze wicara ahantu hamwe muri quartier imwe gusa just like this ngo uvuge ngo uzaguka. Hari igihe iyo quartier itakwagukiye ariko indi quartier ikakwagukira, shaka utakwemerera kwaguka cyangwa ngo utere imbere ariko indi ikagukundira. Rero comfort zone, kumvura ahantu kumva nta kibazo, ninjiza 2 ku munsi, tuzajya turya 1000, n'urugero ntanze, ariko ubu turi mu bantu barimo gutekereza kurusha ibyo 2, wenda ushaka ari 2 by'idolari. That's life. Icyanyuma ni 7, pride. Ikintu cyitwa kumva icyo kintu kimeze nkaho se harya mu Kinyarwanda pride ni kide va ku bintu byo kuvuga ngo abantu baravuga ngo cyacyubahiro abantu bakuziho, kaba wego ko Mana yanjye, ubwo abantu bavuga ngo iki buriya se bambonye ndi kugura mu isoko risanzwe bavuga ngo iki, buriya se bambonanye second hand bavuga ngo iki. Mama, papa, ushobora kuba ushaka imodoka ya $50,000,000, ariko kandi hari ibindi bintu byinshi birimo kugenda bishira mu buzima bwanyu, ubuzima bw'urugo rwanyu, kandi witekereza nkawe, tekereza nk'umuntu ufite urugo, ufite umuryango, ufite abana, ufite abuzukuru bazagenda bakagera kure udahari. Save more, keep in your mind ko atari wowe wenyine wibereyeho generation, wibereyeho igihugu, wibereyeho ejo hazaza habawe. So ndabashimiye, ibi bintu no bikurikiza uzaba wirukanya abanzi bakomeye batumaga utagera ku iterambere ryawe. Ndagushimye, Imana iguhe umugisha, kugumana natwe n'iby'umugisha. Ciao ciao, shalom.